Mwiriwe abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye mu bice bitandukanye byo ku isi. Aha turi kuri Bismart, tukaba turi ku kiganiro gica kuri channel yitwa Bismart Media. Njyewe mwumva nkaba nitwa Ingabire Betty. Mbahaye ikaze rero mu gukurikirana ibintu byose bibera hano muri Bismart, kuko ni ikigo Kigali gikorerwamo ibintu by'ikoranabuhanga byinshi kandi byiza. Ubwo rero mbere yo kugira ngo tubikomeze tunabibwira, nabakirira abantu turi kumwe dukorana kandi tuzakomeza dukorana ibi biganiro byo kubereka ibyiza bya Bismart, gahunda tugira, uko bikora ndetse no kwigisha ku bantu bakeneye kumenya gukoresha ikoranabuhanga. Ku ruhande rwanjye rero afite umuntu wigisha computer akanatanga access kuri internet ya 5G, araza kubibwira. Ku ruhande rwo hirya mpafite umwarimu akaba n'umufotogarafe. Murakoze cyane. N'ibisanzwe nitwa Dukunda Viviane, n'ubundi abantu bareba badukurikira n'ubundi ibiganiro byacu mbere barambonaga. Yego. Murakoze cyane kunyakira. Nanjye nitwa Mugabo Filemo, ndatekereza ari ubwa mbere mumbonye kuri channel yacu. Nanjye nkaba ndi mushya hano muri Bismart. Ntabwo ndi mushya cyane ndi mushya kuri channel, ariko ntabwo ndi mushya muri Bismart. Ubwo nanjye tugiye kujya tubana muri ibi biganiro, ndi umwarimu ndetse ndi n'umufotogarafe hano muri Bismart. Murakoze cyane. Ubwo rero ubwo mwamenye, buri muntu wese aratangira babwira ukuntu akora. Nababwiye ko yigisha computer, ariko yarabasobanurira muri make n'incamake y'ukuntu biba bimeze, kugira ngo na Filemo aza kutubwira ukuntu bikorwa n'ukuntu byagenda. Ahangaha muri Bismart ikintu nkora, hano dufitemo amakompiyuta menshi, dufite wifi. Ahangaha kandi umuntu waba uzi gusoma waba utazi gusoma, hano turagufasha ukamenya computer, kuko dufitemo amakompiyuta tukora ibintu bya pratique na theory, byose turabigufashamo. N'abanyeshuri baba bashaka kwigira ibintu online no ku applyinga turabafasha, n'abandi bashaka kubyiga kugira bajye kubikora mu kazi nabo turabafasha, ndabafasha. Hano dufitemo serivisi nyinshi cyane. Reka mbere n'undi nababwire serivisi. Murakoze cyane. Muri Bismart rero nanjye ikintu nkora, ndi umwarimu nk'uko nabibabwiye, ndetse nkaba ndi n'umufotogarafe. Ushobora kuba uturiye hano hafi mu nkambi ya Mahama ndetse no mu nkengero zayo, ukaba wifuza kumenya uburyo bakora ifoto ndetse kumenya n'uburyo bakoramo amavideo. Njye urazanga nkakwigisha, nkagufasha, ibibazo ufite byose ukambaza. Yewe niyo twaba turi hamwe cyangwa tutari hamwe urampamagara nkamufasha nyine. Muri Bismart rero dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Dufotora mu makwe, dufotora mu anniversaire ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Hari abantu babifuza gukoresha amafoto tugiye dukunda kubona nyine arimo creation nyinshi cyane. Hano muri Bismart turabikora, ibyo byose turabizi, ndetse kuri wa muntu nawe wifuza kumva ashaka kubimenya kabisa, uraza nkagufasha. Sinyenyenye nari na mugenzi wanjye, uzamugenda mumubona ahangaha kuri YouTube channel yacu. Murakoze cyane kwibwira abantu badukurikiye. Akarusho kuri aba bantu, umuntu witwa ngo aje gukoresha ibintu bijyanye na computer, hano dufitemo Cyber Cafe. Ku muntu ukeneye kuza kuyikoresha, waba uzi gukoresha computer waba utabizi, Bibiane aragufasha, akakwereka ukuntu bayifungura, akakwereka uburyo bandika, ukamenya gukoresha application zose zirimo. We akakubera umuyobozi ku buryo ibintu utazi abigukorera. Rero buriya kunganiye Bismart, buriya nkuko bivuze hari Cyber Cafe. Ushaka kuza kwifotoza wazanye n'umuryango wawe, si ibintu byumvikana? Hanyuma ugasanga umwana wawe agize inyota cyangwa se ashaka kurya akanyama, si byose ni gahunda. Uvuga ngo ahangaha mu bwisanzure uraza ukicara, tuhakira neza cyane. Uragenda ukinya nimba ari akanyama kawe ukeneye, nimba ari ibyo birayi, nimba ari ibiki, uragenda ugafata. Ufite wifi yawe aho ngaho, ibintu biba ari umuriro hano muri Bismart. Muri Bismart ibintu byose nyine serivisi nyinshi zirahari, mutugane.
ahubwo se ni gute wowe ugenda ukajya kwicwa n'inyota uri ahantu ngo nk'ahantu ngo bakora ibintu twebwe byose turabigufasha all in one. Ibaze ko package zose muri Bismart wazasanga. Noneho ukaza mu gihe cyo gukoresha imashini cyangwa internet ukaba uri no kunywa unarya. Aho hantu wari wahumva cyangwa se muhumva mu nkuru mu bitabo. Hano muri Singapore. Ni karibu. Hano muri Singapore none se twebwe ni all in one. Uza kwifotoza tugukubita akantu ko kunywa uri no kurya urumva. None se ni rya ubundi umuntu ashobora no gufata postere n'aba ariko we si byose igihe atari ariko umuntu yari iki atekereza neza. Abantu bose hari umu content creator njya mbona uvuga ngo iyo amaze kurya ntiyatekereza neza ariko kuri ushonje ntureba ntiwumva ntubwira ubundi hano yitwa Kimaranzara akora mu nda n'ukuri none azaba utariye ubwo bajya bavanga ubundi ngo hifataza abahaza. Urabanza ukaza tukaguhaza hano ubundi dukora ibintu byo kwinezeza kuko icya mbere ntiwaza kwiga washonje, ikindi ntiwaza kwifotoza wabura, ikindi ntiwakoresha ibirori uzi neza ko utari burya. Ubwo rero hano twakira abantu ikibazo cy'inzara batakigifite kandi ku mafaranga make, ku mafaranga make cyane aba ari nk'ubuntu. Noneho hari umuntu w'urubyiruko uri hano mu nkambi ndetse no hanze yayo. Mpamvu ndikunda kuvuga abantu bo mu nkambi cyane nuko Bismart iri mu nkambi. Noneho hari ukuntu umuntu usanga yarigunze yarakoze iki ku mafaranga ya make cyane. Turuwase uraza ukicara ugafata computer ukaccessinga nta muntu ugaragaze hejuru n'ahantu heza hazima. Umuntu ukumva afite amatsiko azadusure aze yirebera ibintu bibera muri Bismart. Sibyo gusa bantu mukunda gukina ama game online ibintu twarabyoroheje abantu ego amagame yonda ntituri buyavuge kuko nubundi ntabwo tuyamamaza ariko abantu bazi ko yakoresha barabizi kabisa, bazi niba birimo inyungu. Abo bantu rero bacikana baba bagomba kuza. Ikindi wa muntu we ukeneye gukora akazi katakuvunnye, abantu benshi urubyiruko mbona hano batinya kwikorera, sinzi niba ni nyenyerenye n'ubibona batinya imirimo y'amaboko cyane ko abenshi mu rubyiruko ntawamenyereye guhinga, ntawamenyereye kujya mu murima cyangwa mu nka oya, bibereye aho ngaho gusa ari ukwiga. Abantu mukeneye kwihangira imirimo mugane Bismart ibafashe mu bintu byose byo gukereya, kwigisha abantu. Twebwe ubundi turakwigisha ugahita ujya kwikorera akazi utabanje kuzajya wirirwa wapurayinga ngo nabuze akazi. Ujya uraza tukagufasha tukaguha amakuru y'ibanze yo kuri computer ukaba wamenya kwikoreshereza amaserivisi ku mafaranga make waba ushoboye kwa afodinga ibikoresho. Kwigurira wundi ukaba wabona computer imwe na printer ugatangira ukikorera akazi kandi ukabaho mu buryo bwiza kandi bitakugoye. Ubwo abantu b'urubyiruko rwose mwebweho n'abantu batabikurikira murahomba kuko ntago bihenze kandi noneho serivisi zarabegereye. Si ugutega ngo mugiye kure, si ukugira ute, kandi ku buryo bworoshye. Aha hantu dufitemo internet ya 5G ahantu iri mu Rwanda sinzi ko mutahabara, ni hakeya hashoboka, iranyaruka, ifite speed irenze. Ushaka wa mu content creator ukajya ubona uburyo bwo uploadinga, wagiye kwiga ibintu by'ama design byose ukabikora kandi bitaguhenze, ukajya uploadinga ku giciro gito. Ugaruke noneho neza ku bantu bita aba content creators. Umuntu ukeneye gucreate content yiwe tujya tubona ba Musinga, tukabona n'abandi ba content creator bagiye batandukanye bafite video zimeze neza. Ugasanga hari umuntu urubyiruko uri hano wibaza uti ira video nayikora gute. Ahangaha icyo nzi cyo uraza ukavuga ati njye mfite content imeze gutya, ukaza ukabimbwira nkanjye ahangaha cyangwa se na Bibiane yabigufashamo, ese n'undi mukozi wose hano muri Bismart yagufasha. Ukaza ukavuga ati content yanjye nkeneye ko video zaba zigaragara gutya, so kuvuga ngo uzahora hano ubwo uzaza tukwigishe tukwereke mbese izo video zikorwa gute, hanyuma utabana ubwo bumenyi nawe nimba ushaka kugira nyine kugira ku nzozi zawe umustar uzaza tugufashe umenye uburyo kibeditinga izo video yewe abe muri mudasobwa no muri telefone yawe. Ibyo ni ibintu tuzagufasha kugira ngo content yawe irebwe n'abantu benshi kandi ifite video zisa neza. Ibyo ni ibintu tugenda dufasha abantu no muri Bismart. Rero ikintu nasaba urubyiruko rwa no mu nkambi mureke gutambuka muvuga ngo ni kunzu nziza gusa,
ibintu mwari mubizi hari abantu batambuka kuriya dufite amatara menshi Yingo kuri hano hasa ukuntu hatameze nk'aho ikindi nababwira hariho nk'abantu nyine barangije nka senior 6 aho ukaba warize senior 6 gukora kuri computer nyine biba bigoranye abenshi wenda wajya kwa applying ukabona birakunaniye biranze bagwa computer ajya kwa applying urugero muri mezi ushame ziba zihari ziba zihari ariko ntabwo baba babizi baranakurimita ahubwo buriya bari limitation barakurimita no ngo hari n'igihe ushobora kuyigeraho ako kanya bagahita binjiza abandi bantu bagahita gusohora direct rero nk'abo nk'urwo rubyiruko ruri muri nkambi nyine rurangije ejo bundi hari n'abamaze igihe kirekire rero dufashishiriza kugana bismart tukabafasha ibaze kuba warize entrepreneurship itwigisha kwihangira imirimo ukaba noneho ufite ahantu wajya kubyigira bitaguhenze ukaba ukomeje kujya kuba mu rugo ukarangiza imyaka 1, 2, 3 wicaye uvuga ngo akazi karabuze kandi mu by'ukuri leta ntabwo yabona akazi hereza abantu bose ariko umuntu ufite ubushake iramufasha kugira ibitekerezo bye bikaba impamo natwe rero hano muri Bismart abantu bitwa urubyiruko ukeneye ikintu cyose ukavuga ati ngiye ko ntekereza ibitugufasha kugira impamo ibintu watekerezaga tukabigufasha tukakwereka aho byaca tukakwereka inzira zose ubundi ugatangira kubaho mu buzima bwiza abantu b'urubyiruko abantu bakiri batoya cyane cyane noneho hari abantu bitwa ngo ni abakobwa kubera ko abakobwa batinya ibintu by'ikoranabuhanga Bibiana kubera iki tubwire nta bantu benshi bakunda kubikurikirana ngo bavuge ngo namenya gute gukoresha computer hari n'ubwira ngo nyoherereza aka kadokima akaba atabishobora akaba atashobora gukerera email akabaza hano muri Bismart ari inkumi cyangwa ari umuntu w'umusore muto akakubwira ngo ndishyura amafaranga mu kerere email gute abo bantu bisanga muri ubwo buryo bwo kumva nta kintu na kimwe bashobora kwikorera ubwo ibyo bintu navuga no kutamenya amakuru ni ibiki ariko nyine ibyo bintu nibyo byatuzanye hano kubabwira ko ibyo bintu nyine batugane tubibafashe abo bantu bameze gutyo ariko nyine abakobwa bashishikariza kwigira icyizere bitinyuke ubundi baravuga ngo itinyuke urashoboye ubundi nta muntu wabona waramutse watinyutse ukavuga ati noneho reka yikutse watinyutse ukavuga ngo ngewe mu mutima wanjye ndashoboye byanga byakunda ibintu birashoboka ariko igihe cyose urujya uhora uvuga ngo mfite ubwoba ese nimvuga bakambona ninkora iki bakanyumva ese nabikora gute nyine ukajya uhanga amaso kandi dufite abantu benshi buno b'ibyamamare baturutse mu buzima nk'uko nabwo twahoze hari n'abo turusha ubuzima bwiza bwabayemo kandi ubu ngubu bakaba bari ku rundi rwego rwo hejuru abantu benshi ubundi babakiri baratereye hasi noneho tugeze mu isi y'ikoranabuhanga nta kintu ubu usigaye ugenda kuri gutonze ngo utegereje ikintu bisaba kubikorera aho uri none niba byitwa ngo byikorere ukaba wumva uri ahantu udakeneye kumenya ikintu na kimwe cy'iterambere uba utekereza gute wibaze ejo noneho ubu ngubu ureba ukuntu bikomeye noneho wibaze ngo mu myaka 5 iri imbere cyangwa 10 uzaba ukomerewe bingana iki ni hahandi abantu bazajya babura uko babaho ugasanga nk'abasore bariyahuye bagiye mu biyobyabwenge kubera ko ntibashatse kumenya amakuru y'ibigezweho kandi burya ikintu gituma umuntu atera imbere ni ukumenya amakuru yasohotse buri gihe ukamenya ngo ubu ngubu byari bimeze utya ubu byiyongereye ubu wenda byagabanutse cyangwa se tuvuye kuri iyi ntera tugeze wenda abantu bazi iby'ikoranabuhanga kera byatangiye kubona kuvuga wenda ngo 3G za 2G za 4G ubu tugeze kuri 5G urukumva 4G ni ejo bundi natwe turayizi 4G ubu ngubu niyo abantu benshi bari kugira none suze ngo ibyabaga kuri 2G ubu ngubu iyo access hari ikintu na kimwe yashobora gukora ubu ngubu ubundi ni ukuvuga ngo uko imyaka igenda yiyongera haza ibishya ibintu bigenda byikwiga gake bigenda nk'akanyamasyo
tugenda tubisiga inyuma dushaka ibintu bigenda nk'uko hatangiye computer njya numva ntago nziza sinazibona njya numva ngo byari ibintu byo gukandaho imibare yiyandika urumva ngo computer cyari ikintu kinini ngo cyari ikintu njya numva tuvuga ngo ukandaho ngo imiti ibintu byikubita ku mpapuro ukabona byanditse cyane ibyo twagiye kwaho dusanga ntibigihari none ubu ngubu zigenda ziza ukavuga ngo iyi yari ihari ntitukikeneye ubu tugeze kuri ibi byatangiye babona ama megabyte ama gigabyte ubu turi kuri terabyte nazo zikaza nazo urukumva zigenda zigirute zizamuka none gute umuntu witwa ngo arahinduka ubundi ikintu kiranga umuntu muzima ni uguhinduka uhindukana n'ibihe ukamenya kwiyadapta ukamenya ngo niba ndi mu shyamba ndaribamo gutya niba ndi mu mugi ndawubamo gutya none umuntu udatekereza ngo ndihe tugeze mu kihe kinyejana buriya uwo muntu wamubwira iki ahantu ari yumva ngo agifite ubwoba bwo gukora ikintu ngo batamuseka afite ubwoba bwo kwihuza n'abandi cyangwa gutembera ngo amenye aho abandi bageze afite ubwoba bwo kuvuga ngo ese natangira kwikorera uwo muntu utekereza mu myaka iri imbere zabayeho gute umuntu natitonda azanapfa umuntu azanapfa none wowe ntabwo ukeneye kumenya ubundi hari abantu wagira ngo bahariye abandi gukira sibyo hari abantu wagira ngo bahariye abandi gukira ugasanga umuntu arabyutsa mu gitondo akireye akantu sibyo yamara agakireye agashyira hanze akabona nyine ukuntu wenda kaba kari kugenda gake gake kandi abantu ibintu byose bigenda buke ugatangira ukamuseka ngo yasaza icyo ni cyo kintu cya mbere cyica abantu mu bwonko icya kabiri ni ukwitinya hari ukuntu abantu bitinya akavuga ati singewe uko twavutse dukennye sinzi hari abantu benshi babitekereza ati ngewe kuva nabaho twabaye kuva twabaho muri famiye yacu wenda nta mucuruzi twagize nta mupasiteri twagize nta mudogiteri uba muri famiye nta musirikare mukuru wowe ugahita uvuga ati njye ndinde wo gukora ibitangaza ahubwo wowe uri wa wundi ukumva wowe nta deni urimo abandi kandi wowe wa muntu uzi ko muri abo bantu nta muntu muri famiye mufitemo nakugira inama yo kuvuga ngo niba muri famiye yacu abo bantu batarabayemo reka mbireme reka ndememo icyo kintu nzabe we noneho nabo bajya bavuga ngo dufitiye umuntu umeze gutya none gute uko yego ukajya uvuga ati runaka none ni njyewe ni njyewe irimo ariko hari uvuga ati twese ubuzima bwacu twabemo ni bwa bundi ntibijya mw'abantu mwe guhinduka bibaho ntuzice intege ngo ni uko uturuka ahantu aho duturuka turahazi ibyo nta muntu wabwira buri muntu wese ujya ubona yaba ari umukire yaba ari umukene buri muntu aba afite ahantu yavuye uko byaba kose hatandukanye cyane ubwo rero ugomba kwigira ku byo wavuyemo kugira ngo n'ejo utazabisubiramo niba abatubanjirije bari bafite uko babayeho banabayeho neza kuko twabaga tutaraba benshi urukumva isi itaruzura abantu benshi bafite amasambu batanga ibintu byinshi none buno umusanzu uhari ni ukukubyara bakagushyira hasi ukajya kwimenya isi bakakubwira ati ngaho yiweho none gute wumva ushaka kwizereraho kwizereraho kandi abandi bakora none ikindi wenda abantu bagaya bitwaza ngo ntabwo dufite ngo ishuri hafi ngo ntabwo tugize kuko ibi bintu byari ikibazo nanjye nakeneye kwiga ibi bintu mbere mbura ahantu mbyigira ni ibyanyabyo ntabwo ari ukubeshya nasanze bigoye kuba wabona ahantu wigira multimedia hano byasabaga amafaranga menshi kandi naho ukava aho uri ukaba wajya mu mujyi urukumva byabaga ari ikibazo ukabura ahantu wajya gukoresha computer byibura ufite icyo wahakorera wajya gukora n'ikindi kintu kijyanye na interinete ikivangamo roaming ya Tanzania ugasanga arizo za Tanzania zaje ugasanga birabangamye none aha dufite amahirwe yo kuba dufite 5G idafite aho ihuriye n'amarezo y'amasosiyete runaka atanga interinete tukagiramo computer waza ukakisesinga ku mafaranga makeya hano umuntu guhagaze makeya bitari bugira ari ukucungana n'igihe kandi kiri gitoya ikindi tukaba twafite ishuri ryiza rya multimedia ku buryo wakwiga ukishakira akazi
waba ufite ubushobozi ukaba wakwigurira ibikoresho nawe ugatangira ugakora, waba utabufite ukaba wakorana n'abandi babishoboye. Ushobora no kuvuga ngo wenda ntabwo nahita mbona akazi kantuza ko gukorera abantu wenda gufotora. Ushobora no kuvuga ati nize gufotora none reka mbikoreshe mba n'umu content creator. Murabizi ukuntu bihemba abantu benshi, iyo agiye muri ibyo ngibyo abifite mu mwanya uza amafaranga bafite mu gihe gito. Washoye iki makeye, kuba ufite telefone yawe yagukorera akazi kandi ukazaba umuntu ukomeye. Ni ukuri mwisubireho, abantu bafite ikibazo mujye muduhamagara tubagire n'inama, twabagira inama, twabafasha kugera ku nzozi zanyu bitabahenze cyane. Noneho ngiye kwiganirira n'abantu bo bita abadisike banners. Yego, abo ni abahungu babikereye ku muhanda bari gucuruza ibintu by'amafilime, bishakira amafaranga gake gake. Noneho ngiye kubakubita icyo bita shwadiru ahangaha muri Bismart, ibintu twarabyoroheje. Uvuga ngo ku biceri byawe 300 uraza ugakubita isaha yose uri kudownloadinga za filime zawe zigezweho, za ndirimbo zawe, ama software wagenda ugacuruza abantu bakabona ba publishing. Uraza nga tukagukorera izo cliché uri no kudownloadinga filime zawe. Ntabwo tukubwira ngo umubare wa filime ugomba kudownloadinga nize, nta software utazana kudownloadinga, ntabwo mega hanga dukoresha 5G. Ugomba kuza kandi undi tuba twishyuye ku kwezi, ntituba turi cyane, twe nta kintu kurangiza iyo saha wikoreye ibyawe, nta kintu tukubaza. Wowe ni amafaranga 300 bigusaba kugira ngo ya mafaranga 300 yabyaze andi menshi. Abantu baba disque banners aho ngaho turi kujyana. Nimba ushaka utuntu nk'utwo ngutwo nyine abantu bose basanga nyine hari ukuntu umuntu ajya kugura filime. Ngiye cyane naguraga filime simbabeshye, agenda nkanywa ku mudije nkamubwira ati wamaye aga filime, akakubwira ati rero wenda nka episode ndi kureba namusanga wenda nafashe nk'icyenda icuma kamira ngo tegereze nko mu cyumweru ngo gitaha ngo bazagira gutya, cyangwa ugasanga ari kwidownloadinga. nanjye kuri icyo gihe narazicuruza tukanza kuzajya kugura bategereza ko hari umuntu ujya Kigali akazizana, umuhungu ukorera n'uruguru nawe azizana, ugategereza icyo gihe cyose. Ubu rero byarakemutse, ntibikiri ngombwa gutegereza i Kigali. Ubu igisohoka uhita uza ukayifatira, nta bintu byo kwishyura ngo filime ngo uje kugura filime wiguriye umuntu ari imwe nibuze umuhaye nka sensa ugiye kuyicuruza cyangwa se hari n'abantu bagura ama software. Ngo uragiye i Kigali ngo ugiye gushaka software yango na window, mujye muza muri Bismart, biroroshye, nta byo kuzongera gutega ngo ama software yangu imashini yanjye ngo byagenze gutya na gutya na oya, banza unyure hano tubikwereke, software tuyigushyiriremo, ugenda icyo ushaka gukora ubyikorere, ama window, ama application, mbese ibintu uri kumva bikugoye rwose ni ukuza hano, ni nk'umurabyo tukabigukorera ukigenda. Isigaye ikora gakeya cyane, ubu ni ikigezweho, abantu bagifite Windows 10 mwaza tukabashyiramo Windows 11 kabisa cyane. Noneho tugarukane setup yose mushaka, setup ziba zihari, setup ibintu byose biraharanga. Ubundi ahantu hari internet wahaburira kimwe abantu mashini yagize ikibazo turayigupromatira mu gihe utabizi, ni ibintu byihuta ni nk'umurabyo. Urumva nta bintu byo kujya gutegereza Kigali ngo mujyi Kigali, wajya Kigali nyine. oya, aba bantu ntago bazongera, ntago bambe wenda ni ukutabimenya, ariko aho uri ujye umenya ngo ahantu uri bubone iki kiganiro mujye mubisharinga abandi kugira ngo ibi bintu byiza tutari kubyererana. Hano byubura turebye no mu nkambi tuzashizeho n'abaturage bo hanze, dufite urubyiruko rugera nko ku 50,000. Ukibaza ngo abo bantu babahe, niba badakora imirimo ibyara inyungu, niba batari ku ishuri ngo bagiye muri kaminuza, niba tutababona ku isoko, mwa bantu mwe muri he ko tutababona ngo muze mureba ahantu amahirwe ari, mubona amashwadiro, mubona ahantu mwakurikira amashuri, mujye mubone scholarship, murebe aho mwashakira utuzi, murebe ibigezweho, murebe ubujyanama gute mugenda mukaguma mu makominote. Ntago byabasangaye. Noneho twageze ku bantu bafite ama equipe, ama couple, abantu bashaka kugira
kwandikisha ku myenda yabo tudizayini tubahuze. Yego. Abantu bashaka kwandikisha amanimero nyine ndavuga amakorari, abantu babyina, abantu bakora ibiki byose, abantu bashaka gukoresha amalogo, sibyo? Nk'amanuze njya mbona amakorari akoresha amarakosta, amatisha zanditseho rwose imyenda y'abamama bayanditseho bitewe n'aho bahurira muri groupe. Wowe urazanga uko dore ngo bati twe turi abantu 100 cyangwa turi abantu 1000. Urumva si ngombwa ngo tuzanire imipira tuzakwandikira, no ushobora kuyizanira cyangwa se twebwe ukabitubwira tukayihera kuko babihari kandi bikorwa mu gihe gito cyane. Mwabantu mwerero mutugane tubafashe, mwabuze ikiduhari na ikintu muzabura na Bismart muzajugunye cyo ntikiriho. Ibintu ngo byo kujya gutumiza i Kigali ngo ngaho imodoka ibiciro byaranuriye. Mwibuke kuko wakoreshaga ibintu kera ubu ngubu atari ko bikimeze. Ubwo ni kuri cya giciro nta cyahindutse, ahubwo nawe niba ufite n'amatsiko wazaza ukatugana ukatubaza no kubaza biremewe. N'abakeneye gusura niba utaje kwaka serivisi zikorwa rwose yizi ruri no gutambuka ubaze ngo hakorerwa iki, tubikwereke niwumva bigufitiye akamaro uzagaruka. Kuko ubundi abantu bakunda gutinya ikintu ari uko batakiziho n'amakuru. Niba hari amakuru utinya kubaza undi muntu, twebwe tuba duhari kugira ngo mutubaze. Uwo ari wese uzabaza azagusobanurira kandi ugenda unyuzwe ku buryo nawe uzahava wafashe icyemezo cyo kwiteza imbere ukahita ujyana n'abandi ku isi y'ikoranabuhanga. Kuko ibyo bintu byose niba waza abandi bantu nshaka kubwira ikintu cyitwa gufunika ibitabo, n'abakeneye ko tubakorera udutabo, amabaji, abakeneye ko tubandikira igitabo rwose watugana tukakwandikira. Abakeneye amaserivisi y'irembo tuba tuyafitemo, abakeneye no kubikura hano muri Bismart ni ikigo kirimo ibintu byose. Banki zirahakorerwa, haba Equity, BPR, Mobile Money, Airtel Money, Western Union, rwose muzadushinja ibintu byose bifite aho bihuriye na internet uzazubarize muri Bismart. Turahabaye kandi dukora amasaha menshi kuva saa 2 kugeza saa 4 kabisa. Abantu bakeneye gukora noneho ubukwe, mariage, urubyiruko noneho rukeneye kugira abagore, abakeneye kugira abagabo, icyo nzi cyo nimba ufite umusheri wawe ukabumva afite icyo gitekerezo ukabuzi kuri Bismart wa mukobwa witangwa. Yego. Nicyo gihe ngo umwereke uvuga uti ngiye nkeneye nyine uko dusura muri Bismart, sinangombwa ngo umuze ngo muhite mutubwira ngo mwibe mbanze musure ibyo muzibonera ndabizi bizagira icyo bibafasha. Noneho hari ibyo tubakorera, no vuga ngo nimba twebwe twagukoreye twagufotoreye twagukoreye amavideo n'ibiki mu bukwe bwawe, tugukubita full package y'ibintu bikurikira. Tugukubita album babereke album nk'izo ngizo ijyamo amafoto 100. Iyo nayo ikajyamo amafoto 200. Tukakongeza dufite n'udukadire twiza. Urabona akangaka ni gatoya gusa, bari na kadire nini zirutingizi. Akangaka nuvuga ngo akangaka ni sample twashaka kubereka, ariko hariho n'izindi ziri inyuma yatwo. Nuvuga ngo tubakubita flash ijyaho video mu mafaranga yawe twavuganye. Ibyo ni ibintu babiri ngombwa tugomba kubahereza. Ku mafaranga twavuganye flash yawe ibihari, tukakubitiraho video yawe. Wanabishaka tukaneye gushyira kuri email, tukagukirira iyo YouTube channel ugashyiraho kugira ngo ukomeze usigasire video yawe. Mbese ibintu byawe byose bizaramba ujye uhora ubyibuka. Uzajya n'ubivivure bazarebe video yawe. Urumva twebwe rero mutugane Bismart, nta kintu muzatuburana. Abantu bashaka gukoresha ibirori turahabaye kugira ngo tubafashe, abantu mukeneye kwiga ndetse n'ibindi bintu byose. Ikindi kintu rero mukimara kugira ngiye kubibutsa, buri munsi wa muntu we ushaka kumenya gukoresha mudasobwa cyangwa se computer cyangwa se nyabwonko bitewe nuko bivuga, ujye udukurikira buri munsi kuko tugiye gutangirana n'abantu b'abatangizi, aba beginners, kugira ngo mumenye kwikoresha bya bindi wirirwa kuri telefone uscrollinga kuri TikTok, ubu uzagizaho uje kwiga kugira ngo none nukomeza tukigana kugeza ubimenye uzaza tuguhe pratique ku buntu. Murakoze rero, nakagaruka kuri Bismart, tuzatubana umunsi ku munsi twe turi hano yemwe n'abari ahandi. Murakoze.